ese shyerezo yarinde? Ikaze mu kiganiro ubutara butanga urumuri. Muri iki kiganiro turareba uwo shyerezo yarinde. Ese shyerezo yarinde? Yari umuntu, yari ikimanuka, cyangwa yari ikindi kintu? Turabireba nonaha. Shyerezo ntabwo yari umuntu cyangwa ikimanuka, ahubwo yari isobanuro ry'ihererezo, iryo abazungu bakwita infinity. Ariko hakabamo n'ibindi bintu bitwereka cyangwa bitubwira kamere y'Imana. Shyerezo yari intangiriro, iherezo rya byose ryatumye imbarutso ibaho. Yari intangiriro n'ihererezo rya byose ryatumye habaho imbarutso, yazanye umusanzure. Muri iryo hererezo harimo Imana yari mu buryo bwayo bugisinziriye, hakabamo n'imbarutso y'ikanguka ryayo. Tukaba twarifata icyo abazungu bise Big Bang. Iherezo gisinziriye yitwaga cyangwa jambo. Aho mvuze ngo abantu ba kera bo mu bice bya Misiri babyanditse mu nyuguta na zikurikiranye, na nk'ebyiri cyangwa eshatu zikurikiranye, ubundi bakabyandika nka ma nk'enye zifatanye, bigasa nk'ikintu cyitwa zigzag. Nongere mbisubiremo, shyerezo agisinziriye yitwaga cyangwa jambo. Ako kantu rero kakandikwa nk'inyuguta na eshatu zikurikiranye, bikongera bikandikwa nk'inyuguta ma eshatu cyangwa enye zikurikiranye cyangwa zifatanye, bigasa nk'akantu kanditse nk'icyitwa zigzag, ntashobora gusobanura mu kinyarwanda. Muri ubwo buryo rero Imana yari jambo, ariko iryo jambo rikaba rivanzemo na byose, ku buryo abacurabwenge babifataga nka chaos. Ijambo chaos mu kinyarwanda banza bivuze akavuyo. Ubwo rero murabyumvise ko shyerezo agisinziriye yitwaga mwari mwegera imashini y'amashanyarazi izwi nka transformer, ukuntu iba ivuga ngo muri ubwo buryo Imana yari amashanyarazi, ariko ari mu buryo budatunganye bw'akavuyo. Ako kavuyo karimo amazi n'amashanyarazi n'umwijima, ari byo abazungu bise primordial soup. Akenshi ubwo buryo babuhaye izina ari ryo Nunu. Nunu rero ni izina abagerageje gusemura amatwi y'intare cyangwa hieroglyphics muri Misiri bise Nunu. Imana rero mu buryo bwayo bwa shyerezo yiswe amazina menshi, harimo Nun ariyo yandikwa n'inyuguta ebyiri cyangwa eshatu zana, hakabamo Imana ariyo yandikwa mu nyandiko z'amatwi y'intare nka IMN, ariko abazungu baje bakavanamo imvugisha zabo ngo Amen, ko batari bazi ko bivugitse. Hakabamo OMN, ari byo abantu twabara nk'Abahinde n'abandi babakikije hariya bise ngo Om. Niyo bakora meditasiyo zabo bagerageza kwigana rya jwi ry'Imana igitangira ngo aho byo rero baba bagerageza nyine kuba abamana mu mibereho yabo, bakurura rya jwi rya mbere ryari rigize Imana, taratanga imbarutso kugira ngo habeho umusanzure n'ibindi byose. Ibi byose mbabwira ni ubucurabwenge. Muri uru rwego rero shyerezo yari akavuyo, cyangwa icyo abazungu bise primordial soup. Nyuma yo kuba jambo rero Imana yahise iba nkuba, nuko bihita biba shyerezo nkuba. Imana imaze kuba nkuba rero, ivuye muri jambo hahise habaho umusanzure, ariwo abazungu bita universe. Burimo byose bihita bitanga uburinganire bwa byose. Ubwo buringanire mu matwi y'intare bwitwa amategeko, cyangwa icyo abazungu bise maat. Ayo mategeko ni imibare igenga uburinganire bwa byose bibaho, haba ku isi haba mu majuru. Ubwo buringanire bwiswe maat, ubundi bwitwa ibaba, aribwo abasemuzi b'amatwi y'intare basemuye nka ape, kubera batari bazi niba pa yavugaga nka ba, ahari bi bagashyiraho a bakabizambya. Nyuma yaho rero Imana yahise ibyara izuba, ihita yitwa Imana Rugaba cyangwa Imana Rurema, aribyo abazungu bise Amen Ra, kubera bari batazi imvugisha z'inyuguta basagaga mu matwi y'intare asobanuye ibi bintu. Ikintu cyasomwaga nk'Imana bafataga i bakahindura ahari a bagashyiraho ugasanga ari ukuntu ibintu bidasometse neza, ariko nyine kuri bo bumva ari byo. Ibyo rero nyuma nta mwirabura wigeze ahaguruka ati mwebwe abazungu mwaje hano kuri Afurika musanga ibintu byacu bya kera mubisemura uko mubishatse mutatuvanzemo, kugira ngo wenda mugereranye mwumve icyo tubitekerezaho. Imana rero ikibyara izuba yahise iba Imana Rurema, kuko nta bimera cyangwa ibinyabuzima byabaho nta mbaraga z'izuba. Izuba burya niryo kintu cyerekana imbaraga z'urumuri n'ubushobozi bwo gutanga ubuzima bw'Imana. Ubundi iyo kitari izuba, imbaraga zaryo biba amazi. Imana inyura mu zuba no mu mazi. Ntabwo Imana
Imana ari umuntu ahantu mu birere wihishe ariko ureba mu mitima ya buri muntu, ahubwo Imana ni amashanyarazi, ni igitekerezo, ni ibindi bintu bireze ukuntu umuntu areba ibintu. Ubwo twigeze kuvuga ko abantu baremwe n'ibimanuka, ibyo bimanuka nabyo byakomotse kuri Shyerezo, ukuntu Shyerezo yaremye ibimanuka nabyo tuzabiganiraho bibasobanurira. Murakoze. Hari Abanyarwanda Barundi mu kiganiro ubutara butanga urumuri. Iki kiganiro ariko ntabwo nyihaye igice kuko ndacyabategurira igice cya gatatu. Rero mu migani nyarwanda bavuga ko Gihanga ba sekuruza bimanuka bakomoka muri Shyerezo Nkuba, nyine biriya bimanuka byagerageza kwereka ko imbaraga zabyo zikomoka ibumana kwa Shyerezo, kwa Jambo, kwa Mana.